Bavandimwe ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana. Ni John Claude, ndagusaba gukora subscribe kuri channel yanjye kugira ngo ujye ubasha gukurikira ijambo ry'Imana buri munsi. Ijambo rigutegurira umunsi, inyigisho igufasha guhugurwa no guhugukirwa ku bijyanye n'iyobokamana. Uyu munsi ndagutegura inyigisho igira iti Nyagasani twasanga nde wundi. Hano ku isi abantu bakundana ntibaba bashaka gutandukana mu gihe bari kumwe, bifuza guhorana kuko kuba hamwe kwabo bibazanira umunezero. Ni ngombwa rero kudatandukana kugira ngo bagume muri ibyo byishimo nta kirogoya. Uwo ukunda uramutetesha, ukamubwira utugambo twiza tumwurura n'utumusetsa, ugahora uharanira kutamubabaza, ndetse n'igihe bibaye ukihutira kumusaba imbabazi. Iyi mibereho nubwo itagaragaza ku buryo bwuzuye urukundo rwa Kristo, ni agace gato, akagero gato gafasha umuntu kuzirikana ku rukundo ntagereranywa rw'Imana Data yaturemye nta mwana waducunguye. Data waturemye nta mwana waducunguye. Yezu waducunguye ubuzima bwe n'urupfu rubi cyane, yatugaragarije urukundo ruhebuje. Nubwo yatwitangiye akadupfira, yabikoreye urukundo dukunda. Muri we duhinduka